ese muvandi iyo usuwe n'umwanzi ese ni gute urwana mu ruhande rwawe? Ese iyo wagenderewe n'umwanzi muri make urwana ute ku buzima bwawe? Bibiliya irakomeza ikagaragaza aho Yesu yakomeje guhangana n'umwanzi mu butayu. Bibiliya ikerekana inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV, turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. Murabona ko twicaranye n'umukozi w'Imana, niwe tugiye kuganira maze tufatikanye ivuga butumwa mu buryo butandukanye. Reka rero tumwakire kandi tumuhereze ikaze ku Iyobokamana TV. Mwiriwe neza cyangwa mwaramutse neza? Muraho neza. Amakuru turaho turashima Imana. Wow, tubaha ikaze ku Iyobokamana TV. Murakoze cyane. Muratangirana no kwibwira abantu badukurikiye kugira bamenye ngo tugiye kubana nande muri iri vuga butumwa. Murakoze cyane. Amazina nitwa Minani Jean Marie. Ndi umupantekote, ndi umunyamasengesho. Nkunda gusenga Imana cyane. Ese iyo bavuze ngo gusenga no ubundi buzima, gusenga ni imibereho. Ubundi babivuze iki kuri Claude? Buriya gusenga nibwo buzima bw'umuntu wari we wese. Nibyo bintu bya mbere nabonye bifasha umuntu wari wese mu buryo bwo gusenga kwegera Imana. Yes. Wow. Ngira ngo ni ibintu byumvikana. Ngira ngo ntagutindiye nkuko twebwe kuyobokamana dukora ibiganiro bitandukanye, dukora ivuga butumwa mu ijambo ry'Imana. Urumva tugenda twakira abantu mu buryo butandukanye, turakira ubutumwa Imana ituma abantu bayo aho bwaba buturutse hose, yaba ari babuhawe basenga mu butayu cyangwa baryamye mu nzozi cyangwa bagiye mu iyerekwa. Hari n'abajya mu ijuru mwiyerekwa ni kuzimu bajyayo bakaza bakavuga iby'Imana yababwiye gutyo mu buryo butandukanye. Bose rero turakorana. Ngira rero ngo uyu mwanya ni mwiza cyane wo kumva ijambo iry'Imana Imana yagusize ku mutima. Reka mvuge ngo imbaraga n'amavuta bya Yesu Kristo bibane nawe kandi bigushoboze kubwira abantu icyo Imana ishaka ko bumva muri iyi minsi. Imana iguha umugisha, uradusengera uhita unakomeza nyine iri jambo ry'Imana nk'uko wariteguye. Murakoze cyane. Reka dusenge dutangize. Mana turagushimiye, tugushimiye ko nta muntu uhwanye nawe, tugushimiye ko wera kandi ukabukiranuka. Uri Imana twagiye tubona impande n'impande, twagiye tubona kugira neza kwawe, twagiye tubona urukundo n'imbabazi zawe n'uhimbazwe. Tugushimiye ko uyu munsi tugeze ku Iyobokamana TV tuvuga ubutumwa bwawe. Tuzi ko hari message ukeneye gutambutsa mu bwoko bwawe. Twari tugusabye kugira ngo uzukore kandi ukorere muri twe ibyo washimye kandi ibyo washatse byose uzubikure mu ruhande rwacu. Urakoze mu izina rya Yesu. Amen. Ndabasuhuje mwese aho muri. Yesu abahereza umugisha. Tugize umugisha ukomeye wo kuboneka muri uyu mwanya. Ni ibintu twashimira mu Imana. Hari ubutumwa tudatinze ngira ngo dutambutse uyu munsi. Ni ijambo ry'Imana ariko Imana yadushyize ku mutima. Ni ijambo dusanga mu gitabo cya Luka, mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Turasoma Luka igice cyaho ni cya 4, turasoma n'umurongo wa 13. Hari ijambo rivuga ngo umwanzi arangije ibyo amugerageresha byose, aramureka amutega ikindi gihe. Reka dusubiremo. Bibiliya iravuze ngo umwanzi arangije ibyo amugerageresha byose, aramureka amutega ikindi gihe. Mumbabarire kandi twongereho irindi jambo rimwe dusanga mu gitabo cy'Abami. Igitabo cy'Abami turasoma Abami ba mbere, igitabo cya mbere cy'Abami turasoma ibice byaho 20. Turi busome n'umurongo wa 11. Bibiliya iravuze ngo umwami w'Abisiraheli aramusubiza ati mumubwire muti ucyambara umwambaro w'intambara ngo atabare, ye kwirata nk'uwikuramo atabarutse. Imana ihimbazwe cyane. Munyemerere dusome hakurya kuri 22. Haravuze ngo hanyuma umuhanuzi araza asanga umwami w'Abisiraheli aramubwira ati genda wikomeze witegure umenye uko uzabigenza, kuko mu mwaka utaha umwami w'Isiriya azongera kugutera. Mwakira ijambo ry'Imana.
dushimiye Imana. Turashimira Imana muri uyu mwanya kubwira ijambo Imana iduhaye uyu munsi. Tugiye kuriha intego ivuga ngo imbaraga dufite ntabwo zihagije. Ni ubutumwa Imana yashyize ku mutima wanjye, numva nabwira abankurikiye, ari abari hanze, abari mu Rwanda, babwira ngo imbaraga dufite mu ruhande rwacu ntabwo zihagije. Turi busome irindi jambo dusoza, tuza kugenderaho mu ruhande rwacu mu izina rya Yesu. Tudatinze, Bibiliya ivuze ijambo rikomeye. Bibiliya itweretse amateka ya Yesu. Bibiliya akenshi igenda igaragaza aba Yesu batatu. Hari uwitwa Bari Yesu, n'uwitwa Yesu Yusito, n'uwitwa Yesu Kristo. Ngize ishyaka ryo kuba uyu munsi nakubwira uwitwa Yesu Kristo mu ruhande rwawe aho uri. Yesu Kristo yavukiye i Betelehemu. Avuka mu buryo bupanzwe kandi Imana yagennye. Tuvuge ko aje kuba igitambo gikwiriye, kuko icyambere kitari gikwiriye. Yesu aza ari igitambo gikwiriye mu ruhande rw'abamwizera no mu ruhande rw'abataramwakira. Yesu yatangiye ministeri avuga ubutumwa. Avuga ubutumwa mu bihe abenshi batabwumva, ariko atangira ministeri ivuga ubutumwa, abwiriza abantu, abwiriza ijambo ry'Imana. Babwire ko Kristo katwibute amaze kugera mu gihe cyo kubatizwa na Yohana umubatiza. Bibiliya yavuze ijambo rikomeye. Bibiliya yavuze ngo yajyanywe n'umwuka mu butayu. Imana ishimwe. Ngo amarayo iminsi 40 n'amajoro 40 atarya, abona gusonza. Imana ishimwe. Bibiliya nibigaragaje ko Yesu ubwe yajyanywe mu butayu n'umwuka, ariko ajya kugeragerezwayo n'umwanzi. Twe muri ibi bihe akenshi harimo ababwishoramo, Imana itavuze naniyerekwa nanijwe. Ariko aha Bibiliya iragaragaza ko Yesu yajyanywe mu butayu n'umwuka. Agezeyo amarayo iminsi 40 ahamagara Imana, agira ubusabane hagati ye na papa we cyangwa se na data. Bibiliya igaragaza iki? Mbabwire, ku munsi wa mbere Satani niyasuye Yesu, ku munsi wa kabiri niyamusuye, ku munsi wa gatatu aramureka. Ariko hari ijambo ryanangaje ngo ku munsi wa 40 ayashoje, Satani aramugenderera. Reka mbanze mbabwire ngo nta muntu n'umwe Satani atinya utaratinye kwegera Yesu mu rwe ruhande. Reka nkubwire ngo nawe ukuri kose wagendererwa. Ndi ku ijambo rivuga ngo imbaraga dufite ntabwo zihagije. Tugeze mu gihe abantu bamaze kwirara, bumva mu ruhande rwabo imbaraga bafite zihagije. Ariko reka mbabwire ngo imbaraga dufite mu ruhande rwacu ntabwo zihagije. Mama, imbaraga ufite mu ruhande rwe ntabwo zihagije. Muntu unkurikiye, imbaraga ufite mu ruhande rwawe ntabwo zihagije. Imana ihimbazwe. Satani araza yegera Yesu, aramubwira ngo niba uri umwana w'Imana, fata iribuye urihindura umutsima. Reka mbabwire ubushobozi Kristo muri we arabufite. Hano icyambere, iribuye, izo mbaraga zo guhindura umutsima yarazifite. Icya kabiri, Yesu hano yari ashonje. Ariko aha Yesu aduha ipica kurwanisha ibyanditswe. Asa nk'umutwe ngo mwe iyo musuwe cyangwa se iyo mugendere mu ruhande rwanyu murwana muti. Ariko Yesu atwigisha kurwanisha ibyanditswe. Bibiliya igaragaza ko Yesu yarwanishije ibyanditswe, akajya mu byanditswe akabwira Satani ngo haranditswe. Ntabwo umuntu atungwa n'imitsima, ajya atungwa n'ijambo. Ese muvandi, iyo usuwe n'umwanzi, ese ni gute urwana mu ruhande rwawe? Ese iyo wagenderewe n'umwanzi, muri make urwana ute ku buzima bwawe? Bibiliya irakomeza ikagaragaza aho Yesu yakomeje guhangana n'umwanzi mu butayu. Bibiliya ikerekana Satani ko yakomeje kumugerageza, ngo yaramuzamuye amujyana ku gasongero k'urusengero, amwereka ubwami bwose bwo mu isi. Aramubwira ngo numpfukamira ukandamya, buriya bwami bwose ndabuguha. Ariko Yesu aravuga ngo haranditswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe, aba ari yonyine ukorera mu ruhande rwawe.
Imana ihimbazwe cyane. Mfite ishyaka ryo kubwira ngo iyo wasuwe, iyo wagenderewe mu ruhande rwawe ni gute urwana. Satani akomeza kumviriza Yesu ibyo arimo arakomeza amubwira. Uko amubwira yumva arimo aramuneshesha kenshi ibyanditswe, ariko nawe ahita yinjira muri Bibiliya, bose bahanganira mu byanditswe. Reka nangaze ngo uwo turwana nawe azi Bibiliya, uwo duhanganye mu buzima bwe nawe azi Bible, yarayisomye arabizi. Bibiliya igaragaza iki? Bibiliya igaragaza ko yasomeye Yesu Zaburi ya 91 umurongo wa 11 ngo kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bagusame udakubita agatsitsi no kwibuye. Kubabwira ino message, mbabwire ko duhanganye n'umuntu ariko wahoze aho tujya. Twe aho tujya arahazi, yahozeyo. Mbese turahangana n'umuntu ariko wahoze aho tujya mu ruhande rwacu. Satani amuhagaze wasonye kose ngo ijugunye hasi, bari bugusame udakubita agatsitsi no kwibuye. Ariko Yesu abwira ijambo rikomeye Satani ngo haranditswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Nshatse kubabwira iki? Eske mu gihe mu ruhande wageragejwe, eske mu gihe mu ruhande rwe warwanyijwe, niki uhanganisha urwana n'umwanzi? Eske nibihe byiringiro ufite mu ruhande rwawe? Unkurikiye nibihe byiringiro ushobora kunesha ku buzima bwawe? Hano Bibiliya igaragaza ko Yesu yarwanishije ibyanditswe. Ngeze ku murongo nasomye, byavuze ngo umwanzi arangije ibyamugerageresha byose aramureka, ariko amutega ikindi gihe. Iri jambo ikindi gihe naritinye. Arangije ibyamugerageresha byose aramureka, ariko amutega ikindi gihe. Arangije ibyamugerageresha byose amutega ikindi gihe. Reka mbabwire ko imbaraga dufite zidahagije. Mama, imbaraga ufite ntabwo zihagije. Papa, imbaraga ufite ntabwo zihagije. Mukozi w'Imana unkurikiye mu ruhande rwawe, ukwiriye imbaraga za none n'izikindi gihe, kuko izo ufite ntabwo zihagije. Arangije ibyamugerageresha byose yaramurese, ariko amutega ikindi gihe. Anagize riske ikomeye. Ushobora kuba umaze iminsi unesha mu ruhande rwawe, ariko sebwa mu kindi gihe nabwo uzanesha. Mubwire ko ejo bundi wanesheje mu ruhande rwawe. Mukobwa, ejo bundi waranesheje. Papa, ejo bundi waranesheje. Muvandimwe, umaze iminsi unesha, ariko sinzi niba n'ubutaha Satani nagusura nabwo uzanesha mu ruhande rwawe. Reka nangaze iyi message mvuga ngo imbaraga dufite ntabwo zihagije. Iyi niyo message Imana ashyize ku mutima wanjye. Nkubwira ngo imbaraga ufite ntabwo zihagije. Ukwiye kongera ibihe by'amasengesho. Memuretse kwirara, memuretse kwifata uko mutari. Taki distance my drum. Imbaraga dufite ntabwo zihagije. Tugeze mu gihe abantu benshi badamaraye. Hari byinshi bizaturangaje. Abantu benshi bamaze kudamarara, ariko dukwiriye imbaraga za none n'izikindi gihe. Eske cyagiye kwanesheje umwanzi? Eske mu kindi gihe nabwo nagutera nabwo uzanesha? Ukwiriye imbaraga za none n'izikindi gihe. Reka mbwire ko imbaraga zijya zishira. Wankurikiye reka ngutangarize ngo imbaraga zijya zishira. Hari benshi bumva zitashira, ariko reka nkubwire ngo izo mbaraga ufite zijya zishira. Mama, imbaraga zijya zishira. Papa, imbaraga zijya zishira. Mukobwa unkurikiye zijya zishira. Wowe uri hanze nkubwire ngo imbaraga zijya zishira. Nkubwire ngo imbaraga dufite ntabwo zihagije, imbaraga zijya zishira. Hari benshi zashiranye. Gatuma bwire kuri Petero. Petero zaramushiranye. Yari cyitegererezo mu ntumwa za Yesu, akereka ko akunda Yesu, ariko igihe kimwe Petero zaramushiranye, yihakana Yesu. Reka nangaze ngo nawe utakihakana Yesu. Buri muntu wese ku giti cye afitemo buryo yakihakanamwo Yesu. Yuko ari cyo cyaba wihakana Yesu, kandi hari ubundi buryo wagaragaje ko ukunda Yesu. Ariko Petero zaramushiranye mu rwe ruhande. Reka mbabwire kuri Dawidi. Dawidi yari umwami. Abakobwa bose mu gihugu barabe. Hari abagufi, ari abarebare, ari inzobe, ari ibikara, abo barabe. Ariko Dawidi imbaraga ziramushirana. Haryamana n'umugore w'abandi, akora n'ikosa yicisha umugabo ku rugamba. Mama, imbaraga zijya zishira. Mukozi w'Imana, imbaraga zijya zishira. Nkubwire muvandimwe, imbaraga zijya zishira.
ngeze kuri aburahamu. Aburahamu imbaraga zaramushiranye. Tuvuga ngo imana ya aburahamu icyitegererezo, imana ya sogokuruza aburahamu. Ariko aburahamu imbaraga zaramushiranye, ziramushirana. Aburahamu yumva isezerano imana yamubwiye, yumva ko ritazasohora, ibyiringiro biratakara, imbaraga ziracika, kugeza ubwo aryamanye n'umuja. Hano imbaraga zari zamushiranye. Mubwire ko imbaraga zijya zishira, imbaraga zijya zishira. Ngeze kwa Eliya imbaraga zaramushiranye. Yari umukozi w'Imana, yahagaritse imvura imyaka 3 n'amezi 6, ariko imbaraga ziramushirana. Yamanuye umuriro i Karumeli, ariko igihe cyarageze imbaraga ziramushirana. Kubwo ijambo Yezebeli avuze, Eliya arahunga agera ku rwego rwo kwiyahura. Bavandi, imbaraga zijya zishira. Reka nangaze ngo imbaraga zijya zishira. Mose mu butayu imbaraga zaramushiranye. Samusoni imbaraga zaramushiranye. Yohana uburoko bumuriye imbaraga zaramushira. Dufite ingero nyinshi twatanga z'abantu imbaraga zagiye zishirana mu ruhande rwabo. Nkubwira ngo nawe zagushirana. Ukwiye kubera amaso ubugingo bwawe, ugakora uko ushoboye kose ukinginga Imana, ukaka Imana imbaraga za none n'iz'ikindi gihe, kuko izo ufite n'inyenago zihagije. Hari benshi bumva zihagije, hari benshi bumva bafite imbaraga mu ruhande rwabo, ariko reka nkubwire wowe nkurikiye ngo imbaraga ufite n'inye mu ruhande rwawe ntago zihagije, ni nkeya, ntabwo zihagije. Biri tubwiye ngo iki? Dusomye urwandiko rw'Abami, Abami ba mbere, twasomye ibice 20 no 11. N'igihe cy'uwitwa Benihadadi n'undi witwaga Ahabu. Uyu Benihadadi yagiye gutera uwitwa Ahabu. Benihadadi afata abami 32 baza kumuvuna ngo batere umuntu witwa Ahabu. Benihadadi yandika urwandiko arwohereza uwitwa Ahabu, ati ndashaka ifeza zawe, ndashaka n'abana bawe n'abagore bawe. Urwo rwandiko ararwohereza. Amaze kurwohereza uwitwa Ahabu ararusoma. Arusomye agira ubwoba, atangira kugira ubwoba. Abwira Benihadadi ngo ibyo usabye databuja ndabikwemereye. Benihadadi abona intege nke za Ahabu. Reka mbabwire, iyo gato weretse Benihadadi intege nke zawe agutwara wese. Iyo weretse intege nke Benihadadi agufata wese. Benihadadi ahitani ku rwandiko rwa kabiri, amaze kubona intege nke za Ahabu, ati ndashaka ifeza zawe, ndashaka abana bawe, ndashaka abagore bawe. Avuga ijambo rikomeye ngo n'ikindi kintu cyose kikunezeza iwawe ninza sinzagisiga. Reka mbabwire gatoya, iyo wemereye Benihadadi ukamuha ikintu kimwe, mubwire ko agutwara wese. Ima buri kintu cyose Satani agushakaho, ima buri mwanya wose Benihadadi, kugira ngo aze agutware n'amahoro mu ruhande rwawe, agutware ikintu cyose kikunezeza, agutware ikintu cyose cyatuma usabana n'Imana. Muvandi, ima buri kintu cyose Benihadadi agushakaho. Urwandiko rwa kabiri Ahabu amaze kurusoma, yagize ikintu cyitwa ubwoba, ariko agira umuhate wo kugisha Imana inama. Ngo arasenga, atumiza abagaragu bati dusenge. Bamaze gusenga, Imana imuha ubutumwa bukomeye. Ati Ahabu wigira ubwoba, nubwo na Benihadadi yafashe ingabo nyinshi, ariko urwo rugamba uzarunesha. Ahabu asenze, Imana imuha amakuru yizewe, imubwira nuko urwo rugamba muri we azarunesha. Imana ihimbazwe cyane. Imubwira nuzabanza gutera uwo ari we. Ku rwandiko rwa kabiri Ahabu nawe yandikira Benihadadi, aho twasomye kuri 11, ngo nanjye mugende mumubwirire ngo ucyambara umwambaro w'intambara ngo atabare, yakwirata nk'uwikuramo atabaruzi. Ijambo ryanejeje cyane. Ngo umwami w'Abisiraheli aramusubiza ati mumubwire muti ucyambara umwambaro w'intambara ngo atabare, yakwirata nk'uwikuramo atabaruzi. Tugeze mu gihe abantu benshi bikuyemo ikintu cyitwa imyambaro y'urugamba, kandi ari igihe cyo kwambara imyenda y'urugamba. Haleluya. Dufite abakozi b'Imana benshi bikuyemo imyambaro,
y'urugamba kandi ari igihe cyo kwambara imyambaro y'urugamba. Bamaze kwifata nk'abagezeyo, bameze nk'abadamariye mu ruhande rwabo. Ariko reka ntangaze ngo igihe ugezemo mama, papa, igihe ugezemo mukobwa, igihe ugezemo musore, igihe ugezemo ukwiye kwambara imyenda y'urugamba. Tumeze nk'abashoje intambara, tumeze nk'abagezeyo, ariko igihe tugezemo mu ruhande rwacu ni igihe cyo kwambara imyenda y'urugamba. Aha babwira Benihadadi ngo cyambara umwambaro w'intambara ngo atabare, ya kwirata nk'uwikuramo atabarutse. Tugeze mu gihe abantu bumva bagezeyo bamaze gutabaruka, tugeze mu gihe abantu bumva banezerewe, tugeze mu gihe abantu bumva basubijwe bageretse akaguru ku kandi, tugeze mu gihe abantu bumva bari mu munyenga. Ariko kwambara imyenda y'intambara ni ikintu cyagoye. Mubwira ngo igihe ugeze mu ruhande rwawe, umwanya urimo, isaha uhagazemo, uri mu gihe cyo kwambara imyenda y'urugamba mu ruhande rwawe. Ntabwo ibihe byoroshye. Ntangaze ngo ntambara gufite, kuki wumva wasubijwe ukaba uri mu wundi mwuka wo kumva wadamarara. Imana idutabare cyane. Imbaraga dufite ntabwo zihagije. Niyo ntego uyu munsi nakuzaniye, kugira ngo imbaraga ufite ntabwo zihagije wo kudamarara. Uretse kwirara, uretse kwifata uko utari, uretse kudamarara mama, imbaraga ufite ntabwo zihagije. Yesu ashimwe cyane. Biritubwiye ngo iki? Urwo rwandiko Ahabu amaze kurwohereza uwitwa Benihadadi, Benihadadi ararusoma. Akimara kurusoma ahita abona ko yiyemeje ko barwana. Baje kurwana, urugamba ararunesha. Ariko mu mirongo twasomye kuri 22 havuze ngo hanyuma umuhanuzi araza asanga umwami w'Abisiraheli, aramubwira ati genda wikomeze witegure umenye uko uzabigenza, ngo kuko mu mwaka utaha, mana we, kuko mu mwaka utaha umwami w'Isiriya azongera kugutera. Ndagusabye aha hantu nyumve, kuko mu mwaka utaha umwami w'Isiriya azongera kugutera. Fata ijambo rya mbere twasomye, tavuze ngo arangije ibizamugerageresha byose aramureka, ariko amutega ikindi gihe. Ijambo rya kabiri avuze ngo kuri 22 hanyuma ngo umuhanuzi ayitaza. N'igihe Ahabu amaze gusoza urugamba, amaze kurunesha, yumva atsinze, yumva arangije kurwana, yumva za ntambara zishoje, yumva rwa rugamba arurangije, aratuza aradamarara. Ariko akidamaraye ngo umuhanuzi araza aramubwira ngo genda witegure kandi wikomeze umenye uko uzabigenza, kuko mu mwaka utaha umwami w'Isiriya azongera kugutera. Rimwe arangije ibizamugerageresha byose amutega ikindi gihe. Irya kabiri ngo agende yikomeze, kuko umwaka utaha azongera kumutera. Amajambo ko arabiri mu yahuzi. Arangije ibizamugerageresha byose aramureka amutega ikindi gihe. Irya kabiri umwami w'Isiriya ko azamutega umwaka utaha. Dufite ikibazo cy'uko abantu bumva badamaraye, ariko mbabwire ngo umwaka utaha umwami w'Isiriya azongera kugutera mu ruhande rwe. Mu mwaka utaha vuko Imana ivuze amagambo abiri meza, ivuze kwikomeza no kwitegura. Ijambo bita kwikomeza no kwitegura. Mu buzima bwa ukwiye kwitegura, kandi kabiri ukwiye kwikomeza, kuko umwaka utaha umwami w'Isiriya azongera kugutera. Babwire umwaka utaha si kera ucyumva iyi message, umwaka utaha uratangira ku buzima bwawe. Umwami w'Isiriya ari we Satani yongera gutera. Ahabu yumvaga anesheje urugamba, yumvaga amaze kudamarara, ariko Imana iramureba, ibona icyiciro Ahabu arimo, ibona umwanya Ahabu arimo hamaze kurengwa, arasa nabi. Imubwirira muri kome ngo genda witegure kandi umbe bugufi, kuko wanesheje umwaka utaha azongera kugutera mu ruhande rwawe.
muvane gusaba imbaraga za none n'iz'ikindi gihe. Gato nkubwire, imbaraga ufite muri uyu mwanya sinzi niba uzazikomezanya zikazakugeza mu mwaka utaha umwami w'i Siriya yongeye kugutera. Urumva zihagije? Uko wiyumva mu ruhande rwawe, urumva ufite imbaraga zihagije? Umwaka utaha umwami w'i Siriya azongera kugutera. Umwaka utaha umwami w'i Siriya azongera kugutera. Mana avuze ngo genda witegure kandi wikomeze umenye uko uzabigenza. Eske ni gute uzabigenza mu ruhande rwawe? Eske ni gute uzifata? Eske ni gute uzarwana? Ndagusabiye imbaraga kuko izo ufite ntabwo zihagije. Shaka umaze iminsi unesha, umwaka utaha ukaneshwa. Shaka umaze iminsi utsinda, ariko umwaka utaha ukaneshwa. Shaka umaze iminsi myinshi urwana ukanesha, ariko umwaka utaha ukaneshwa. Mbabwe dukwiriye imbaraga za none n'iz'ikindi gihe, kuko izo dufite ni nkeya, ntabwo zihagije mu ruhande rwacu. Imana ihimbazwe cyane. Reka ijambo ryo ndisome ni mu Bacamanza. Abacamanza ibice byaho 8. Abacamanza ibice byaho 8. Turasoma umurongo wa 18. Havuga ngo ahera ko abaza Zeba na Salumuna ati, mbese abantu mwiciye i Tabora basaga bati? Imana ihimbazwe. Ko birivuze. Abacamanza 8:18. Ahera ko abaza Zeba na Salumuna ati, mbese abantu mwiciye i Tabora basaga bati? Hepfo avuze ngo baramusubiza bati, basaga nawe. Ngo kandi mu batwishe harimo abasa nk'umwana, nk'abana b'umwami. Imana ihimbazwe. Ahera ko abaza Zeba na Salumuna, aha ni Gideyoni, ngo mbese abo mwiciye i Tabora basaga bati? Baramusubiza bati, basaga nawe. Kandi umuntu wese muri bo yasaga n'umwana w'umwami. Umva gato iri jambo nkubwiye. Nkubwire ko abantu Satani yiciye i Tabora basaga nkawe. Abo Satani yiciye mu nsengero zitandukanye basaga nkawe. Abahanuzi Satani yishe basaga nkawe. Abavuga butumwa benshi Satani yishe, abo basaga nkawe. Abo yatsinze i Tabora basaga nkawe. Imbaraga ufite ntabwo zihagije. N'igihe cya Gideyoni ari guhangana n'abami babiri, harimo witwa Zeba n'undi witwa Salumuna. Bari guhangana ngo baracika, barirukanka. Bamaze kwiruka abiruka harabafata. Hamaze kubafata Gideyoni arabaza ngo, eske abantu mwiciye i Tabora basaga bati? Abantu mwiciye i Tabora basaga bati? Baramusubiza bati, basaga nkawe. Mu batwishe ngo harimo abasa nk'abana b'umwami. Nkubwira ko abo Satani yiciye i Tabora, mama basaga nkawe, papa basaga nkawe, pastor abo Satani yiciye i Tabora basaga nkawe, muririmbyi abo Satani yiciye i Tabora basaga nkawe, munyamasengesho abo Satani yiciye i Tabora basaga nkawe. Nutekereza urasanga hari benshi mwabyirukanye, hari benshi mwasenganye, hari benshi mwakoranye umurimo w'Imana, ariko bapfuye. Satani yishe, yamennye amaso, kandi barasaga nkawe. Hari benshi batakaje inzira y'agakiza, hari benshi batakaje urugendo twatangiye. Babwirizaga kukurusha, para abahanuzi bakomeye kandi kukurusha, para abavuga butumwa bakomeye kandi kukurenza, ariko abo Satani yarabishe kandi barasaga nkawe.
nkubwiye ngo imbaraga ufite ntabwo zihagije, nawe satani yakwica. ngo kandi muba yishe harimo abasa nk'abana b'umwami. nkubwire ngo muba satani yishe harimo abakozi b'Imana, yishe n'abana b'umwami. hari abapasiteri benshi yishe, hari abahanuzi benshi yishe. topic de stance my drum, hari benshi satani yishe kandi barasaga nk'abo. harimo abasa nk'abana b'umwami ariko yarabishe. hari abashumba benshi yishe, hari abahanuzi bakomeye benshi yishe, hari abigisha bakomeye benshi yishe. nawe yakwica, imbaraga ufite ntabwo zihagije. hari benshi atsinze muri za deperi, batsinze muri za restoration, hari abatsinze muri za Zion temple, hari abatsinze mu nsengero zitandukanye impande n'impande. dufite abantu satani ahatsinze kandi basaga nkatwe, bari bameze nkatwe, bigishaga nkatwe, ariko batakaje icyo bari cyo mu ruhande rwabo. babwirizaga nkatwe ariko baraguye, bahanuraga nkatwe ariko baraguye, baririmbaga nkatwe ariko bacitse intege. ndagusabye wo kwirara hano taki destima hydro vino mburo y'Imana, ndagusabye wo kwirara. izo mbaraga ufite ntabwo zihagije. tugeze mu gihe bamaze kwirara, bumva bashoje urugamba, bumva bagezeyo, ariko igihe turimo mu ruhande rwacu nicyo gusaba Imana imbaraga za none n'iz'ikindi gihe, kuko izo dufite ni nkeya ntabwo zihagije. ndagusabye witekerezo mu ruhande rwawe, urumva imbaraga ufite zihagije? cyangwa dusengana Imana. urumva imbaraga ufite zihagije? mama, urumva imbaraga ufite zihagije? papa, urumva imbaraga ufite zihagije? muntu nkurikiye, urumva imbaraga ufite zihagije mu ruhande rwawe? reka nangaze ngo ntabwo zihagije. birashoboka umaze iminsi unesha, ariko mwaka utaha watsindwa. ejo bundi waranesheje, ariko ejo bundi watsindwa. maze igihe kirekire unesha mukobwa, ariko ejo bundi waneshwa ukakigwamo nk'abandi bose. maze iminsi ubwiriza nk'abandi, ariko ejo warambika hasi Bibiliya ukamera nk'abandi bose. kwasi w'Imana unkurikiye, ndagusabye akimana imbaraga za none n'iz'ikindi gihe. twamenye ko abo satani yishe basaga nkatwe, izo dufite ni nkeya ntabwo zihagije. hari igihe wanesheje, hari igihe warwanya ukanesha, ariko mfite ubwoba nta mu kindi gihe nabwo uzanesha. ukwiriwe imbaraga z'ikindi gihe, ukwiriwe imbaraga z'ikindi gihe mu ruhande rwawe. biravuze ngo abo twishe, niko ginamaje ngo abo mwishe basaga bate? ati basaga nkawe. twishe intwari nkawe, twishe intwari nkawe, zizi kurwana nkawe, ariko twarazishe. nta mbaraga ufite zashobora kunesha mu kindi gihe cyawe. mama, ukwiriye imbaraga z'ikindi gihe. mukobwa, ukwiriye imbaraga z'ikindi gihe. papa, ukwiriye imbaraga z'ikindi gihe. izo ufite ni nkeya ntabwo zihagije. witeka dutabare, kandi Imana idufashe, itwongeremo izindi mbaraga mu ruhande rwacu. hari uburyo wakitekereza mu mutima wawe, hari uburyo wakireba ukiyumva nko kumera nk'ahabo. yashoje urugamba, aradamarara, yumva aranesheje, ashyagaguruka kandi yumva namina, yumva aratsinze, aranesheje. ariko mu rwe ruhande, mu by'ukuri imbaraga zari nkeya, zari zidahagije mu buzima bwiwe. bivuze iki? ukwiriye imbaraga kongera ukambara undi mwambaro, undi mwenda mu rwe ruhande wo kongera kunesha ku buzima bwawe. reka dusenga Imana, reka twinginga Imana, dusaba Imana izindi mbaraga, kuko izo dufite ni nkeya ntabwo zihagije. mama, unkurikiye uri kunyumva, papa unkurikiye uri kunyumva, mukobwa unkurikiye uri kunyumva, wowe uri mu Rwanda nawe uri hanze, wowe unkurikiye ku Iyobokamana TV, ndagusabye twingingana Imana, aho uri dufatikanye gusenga, twinginge Kristo aduhereze imbaraga za none n'iz'ikindi gihe
mu ruhande rwacu, kuko izo dufite ni nkeya ntabwo zihagije. Acyakoze nusanga zihagije nusengane nanjye, ariko nusanga ari nkeya umfashe kwinginga Imana itwongere imbaraga za none n'iz'ikindi gihe, twamenye ko abo Satani yishe basaga nkatwe, kandi uyu mwanzi duhanganye nawe nta muntu n'umwe atinya. Waba uri pasiteri aragusura, waba uri apotere aragusura, waba uri revera aragusura, meja profete aragusura, uko uri kose mu ruhande rwawe uragendererwa. Bivuze iki? Imbaraga dufite ntizihagije. Uko uri kose wasurwa, uko uri kose wagendererwa, uko uri kose mu ruhande rwawe n'ukuri wasurwa. Imana ikumera imbaraga za none n'iz'ikindi gihe, kuko izo dufite ni nkeya ntabwo zihagije. Ndagushimiye Mwami, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. La topi estaidome, Imana ivuga shanone kitala sinima, Imana ikomeye. Ninila shaidonimi, we speak the four. Imana itanga imbaraga. Turagushimye uyu mwanya, nta muntu uhanye nawe. Uri Imana itanga imbaraga kubazibuze, uri Imana itanga ububyutse kubatenebutse, uri Imana itanga imbaraga kubumva bazibuze. Aya masaha uno mwanya duciye bugufi mu mitima, dusanze nta mbaraga dufite zihagije. Halo taki destansima, hello we bone fasinima. Mana Eliya zaramushiranye, natwe zadushirana. Aburahamu zaramushiranye, natwe zadushirana. Eliya zaramushiranye, natwe zadushirana. Mana we, Mana Abisirayeli zarabashiranye mu butayu, barivovota nibagera i Kanani, twasanze ko zijya zishira. Nini pick distance zijya zishira Mana, zijya zishira. Mose zaramushiranye hari mu butayu, Mana zijya zishira, zijya zishira, zijya zishira. Mana zijya zishira, zijya zishira, zijya zishira. Uyu munsi umuntu yabwiriza ejo zikamushirana, uyu munsi umuntu yahanura ejo akamera nk'abandi bose, uyu munsi umuntu yavuga ijambo ryawe ejo akamera nk'abandi bose, uyu munsi umuntu yashumba itorero ariko ejo akamera nk'abandi bose. Darasini maidrom rakitako de bofas nisha nomefo. Tukwatsa imbaraga, tukwatsa imbaraga za none n'iz'ikindi gihe. Izo dufite ntabwo zihagije Mana. Helata imini gome, dufite benshi zashiranye kandi tuzi natwe ntabwo zihagije. Utubwiye ngo iki mu ijambo, twe kwifata nk'abagezeyo, twe kumera nka Nahawe wanesheje urugamba akumva ko yagezeyo, ari kuvuza ijambo rikomeye ngo nitwitegure kandi twikomeze, kuko mu mwaka utaha umwami w'i Siriya hazongera kudutera. Uradukopeje nuhimbazwe, uradukopeje ngo umwaka utaha umwami w'i Siriya hazongera kudutera. Mu kindi gihe tuzaterwa, helatapiki distance my drum, kindi gihe tuzarwanwa, mu kindi gihe tuzageragezwa. Bivuze ngo duhereze imbaraga z'ikindi gihe. Benihadadi naza azaza acuza imigambi, ntabwo azaza nk'uko yaje mbere. Ubwa mbere aje aratsindwa, nasa zikuba mu kudutera. Tukwatsa imbaraga z'ikindi gihe Mwami. Biravuze ngo Yesu amaze kunesha, ngo umwanzi arangije ibizamugerageresha byose aramureka, ariko amutega ikindi gihe. Mu kindi gihe turasabwa imbaraga, mu kindi gihe turatezwe. Saba umuntu wese unkurikiye kuyobokamana TV, ndamusabira imbaraga za none n'iz'ikindi gihe. Hari abari hanze y'u Rwanda n'abari mu Rwanda, tugusabye imbaraga za none n'iz'ikindi gihe. Dusenzwe abakozi b'Imana, duha imbaraga za none. Takita pick distance my drum, duha imbaraga za none n'iz'ikindi gihe, kuko izo dufite ni nkeya ntabwo zihagije. Twasanze zijya zishira, twasanze n'amasatani yishe barasaga nkatwe, natwe imbaraga zadushirana, ariko tukwatsa imbaraga za none n'iz'ikindi gihe. Ufatikanyije nanjye wumvishe iyi message, ufunguye ubutumwa, umumpera imbaraga za none n'iz'ikindi gihe mu rwe ruhande. Urakoze Kristo, urakoze kunyumvishe, kandi urakoze kumbonye, kandi urakoze kunabo ubabonye aho bari mu ruhande rwabo. Ubampera imbaraga, umva ari nye muri we, umunyerera imbaraga, umva yacitse intege, umumpera izindi imbaraga. No mu butaha no mu kindi gihe ajya ahoranesha mu rwe ruhande. Urakoze kunyumvishe, mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera, amen. Yesu abahereza umugisha kandi abagiriye neza cyane. Ukeneye ko dusengana, nimero ya telefone
ni 0784977177 niyo ino kuri WhatsApp. Yesu bahereza umugisha, mugire umunsi mwiza mu izina rya Yesu, amen.